Bite inshuti zanjye nongeye kubaha ikaze kuri The Happy Blessed Family Rwanda. Banyita Christine Nyirahabimana. Ubwo rero video y'uyu munsi tugiye gutekana spaghetti, izo mwe mwita makaroni ariko izi ni spaghetti kuko ugeze naho ukakajyaza mu bindi bihugu ukaka makaroni baguha zimwe naberetse zo mu gakarito gatoya, ariko izi ni spaghetti. Tujye tumenye gutandukanya ibintu kuko ushobora kwaka ikintu wibwiye ko ari cyo watse bakaguha ikindi kandi byose ugasanga urabirishye. Ugiye nko muri restaurant ukavuga uti ndashaka makaroni, yenda washakaga spaghetti, urumva ko iyo sahani uzayiriha. Ariko ibyiza no kuvuga ngo spaghetti ni spaghetti na makaroni ni makaroni. Karakanyuzemo. Ubwo turahita dukoresha ibitunguru by'umweru, turahita dukoresha inyama ziseye, turanakoresha poivro z'amakurere yose, ariko ufite ikurere rimwe nta kibazo nabyo wazikoresha, n'ibibabi n'ibitunguru by'ibibabi. Turaza gushyiramo n'izi mboga, noneho dukoresha na pastry. Turaza gushyiramo spaghetti sauce, turaza gushyiramo garlic, then ginger paste, curry powder na sauce tomate, n'izi nyanya zo mu bikopo. Izo nari mfite mbisi zashize nazikoresheje muri video ibanjirije. Noneho dukoreshe na coconut oil yayajije muri make niko ya. Noneho turakoresha na magi esheshatu, niba zidahagije turakoreshamo n'umunyu. Ubwo rero turahera kuri coconut oil. Aha turabanzamo poivro, ariko ufite seleri nizo wahita uheraho. Nkunda ukuntu amavuta ya coconut ahumura. Tugiye kubikaranga iminota nk'itatu, noneho duhite dushyiramo ibitunguru ibibabi by'ibitunguru cyangwa se ibitunguru by'ibibabi, ubwo murumva nyine ya. Urabona ukuntu ibi bisa neza, bifite amakurere meza n'ukuntu bihumura. Ewa, aha turahita dushyiramo za nyama zacu ziseye. Ko zari ziri muri frizeri nazikonjeye hashize umwanya, ariko ziracyafitemo amazi, biri budufate umwanya kugira ngo zishye neza. Aha niho tugiye guhita dushyiramo za magi umwanya tugikaranze izi nyama.
kuko harimo amazi yavuye mu nyama, so birahita byoroha, izi magi zirahita ziyenga zinjire mu nyama nyine bibe yummy. Aha turahita dushyiramo ibitunguru bisanzwe, ubu nibwo tugiye gushyiramo za nyanya zacu zo mu bikopo, ariko ufite n'imbisi nta kibazo wazishyiramo. Tugiye kureka inyanya zacu zishye nk'iminota 7. Aha niho tugiye guhita dushyiramo ibirungo. Tugiye guhera kuri ginger paste, iyi imeze nk'amazi sinzi impamvu, niyo gukoresha igikombe ntabwo ndi gukoresha ikiyiko. Noneho dushyiramo curry powder, ibiyiko 2. Noneho dushyiramo garlic, nayo yari isigayemo ngiye guhita nyiheza. Nongera guteka nzafungura ikindi gikombe. Murabona impamvu ngura ibintu byinshi, nk'uko ubinshiranye mba nzi mfite irindi cupa hariya mu kabati, ntabwo biri bunsabe gusohoka cyangwa se nshatse guteka ejo, ntabwo byansaba kujya guhaha. Noneho duhite dushyiramo pastry, ibiyiko 2. Noneho duhite dushyiramo sauce tomate, iyi nayiguze muri $3, niyo mpamvu isa ni idasa na ziriya zindi. Agakombe kose kuko ngiye guteka spaghetti nyinshi, kandi iyi ngiyi iroroshye ni nk'amazi. Magi zirimo ntabwo zihagije, so ngiye kongeramo umunyu nk'igice cy'ikiyiko. Ndi gushyiramo n'amazi ninjye gushyiramo cyangwa se maze gushyiramo spaghetti. So aha nanibagiye kubereka ko ndi bushyiremo n'ibigori ariko ufite ubushaza. Ubundi hano niho nshyiramo ubushaza, ariko ntabwo mfite umwanya, ndahita nshyiramo ibi bigori. Hari ikirungo nari nibagiwe, dash. Turashyiramo
ikiyiko n'igice. Aha niho tugiye guhita dushyiramo spaghetti sauce cyangwa isosi ya spaghetti, igice cy'icupa. Aha niho tugiye guhita dushyiramo spaghetti rero, nzivunamo nka 3/4. Tugiye guhita mfungura n'icya kabiri, ikarito cya kabiri. Iyo ntetse inkono nk'iyi, nteka isafuriya nini kuko ibi mbishyira muri frizeri. Biranyorohera nk'iyo njye ku kazi mu gitondo cyangwa se bampamagaye ntabipanze, mpita nkura igisorori kimwe muri frizeri nkagikubita muri micro-onde, ibindi biryo nkabishyira muri teremusi nkaba nshiyeho bitansabye guteka n'ibiki. Ngiye kunyuguza iki gikopo cya garlic. Turahita dushyiramo amazi rero. Aha niho tugiye gushyiramo za mboga zacu zivanze, karoti, mushroom, broccoli. Murabona ko nahinduye n'isafuriya. Hari igihe uteka uvuga uti ibi birakwira muri iyi safuriya, ariko watangira guteka ugasanga Yesu we. Ubu ngiye kubiteka iminota 10. Ngiye kubipfundikira mbiteke iminota 10. Guys, nimurebe ukuntu hanze hasa. Ubu turi saa 3:17 z'ijoro, ariko izuba riracyava. Twebwe mu mpeshyi izuba rirenga mu masaa 4:15 niho izuba rirenga. Ubwo rero iyo ufite abana bagomba kujya ku ishuri nyine kugira ngo bazajye kuryama, ni ikindi kibazo. Nguko rero ko twibereye, ariko muri hiver nzabereka muri hiver ukuntu haba hasa saa 11 ugira ngo ni saa 2 z'ijoro cyangwa saa 3. Ubwo nyine nuko twibera. Okay guys, dore ibivuyemo. Bishobora kubishyiraho iyi parmesan cheese. Ni imwe naberekaga muri Costco ndibaza. Ushyiraho hano hejuru gutya, cyangwa se ukaba washyiraho ibiharage hejuru. Nkuko biba bigishyushye rero biroroha, ihita yengeramo bigasa neza kandi bikaryoha.
ubwo rero mukomeze mukore subscribe, musharinge amavideo yanjye n'abandi. Ni ukuri merci kuva ewan, sinzi uko nabivuga. Merci kabisa. Nk'abafite sinzi ko nabangejeje hano ngeze kuri iyi YouTube. Merci beaucoup, merci kandi mukomerezaho. Imana ibagirire neza, ibahezagire. Ubwo tuzasubira muri video itaha ya Christine Nyirahamana. Bye guys.